Wa mutipe Jordan aza muri cya kirori rero aho Paget aba ari imbere ari kuririmba, ariko Paget yamara kumubona agatangira kubura uko aririmba bikamubangamira, agatangira kugira ubwoba. Ubwo Cameron nawe yabibonye akagenda kumufasha kuririmba, bakaririmba bari aho bose bakishima rwose, ukabona ko ambiyanse izamutse abantu bose bakishima. Bidatinze rero Cameron ahereza lift Paget bakagenda baganira, ariko Paget mbere yo gusohoka mu modoka agasigamo agakapu ke kwaje kugira ngo azabone ikimugarura. Ubwo rero Cameron nawe ari kumwe na mushiki we Brin bari kuganira, ari kumubaza ati ''Ese uriya mukobwa muri iyi minsi musigaye mucudikanye vipi zanyu?'' Ubwo rero na Paget aho bari ahamagarwa na wa muntu agiye yamamariza witwa Jessica, akamubwira ati ''Muri iyi minsi rero dushobora kuzavugana ko nabonye ibintu mwakoreye muri ya pati mwaririmbye rwose ni wowe uri kuvugwa rwose ahantu hose, wongeye wamamaye rwose utangiye kuzamuka nanone''. Ayo makuru rero akabera meza Paget cyane ko muri iyi minsi aba yararaburijwe. Ku rundi ruhande rero Cameron na Brin baba bari kuganira, ariko nyine Paget nibwo ahita ahamagara mushiki wa Cameron ariwe witwa Brin, noneho akamubaza ''Ese musaza wawe ari hehe?'' Cameron akamucira isaka akamubwira ati ''Ntumubwiye ko mpari'', ariko nyine bidatinze Brin ahita amutumira ahubwo mu nzu iwabo, akamubwira ''Ese wakongera ukanyigisha gutwara ishofari?'' Bose bagahita basohoka bakajya gutwara amashovari rero, bakagenda baganira barushaho kumenyana, baganira ibintu bigiye bitandukanye. Akamubwira ''Ese inzozi zawe ni izihe?'' Akamubwira ati ''Ngewe rero nashaka kujya muri kaminuza, ariko ko abantu bansponsoringa bakaba bahagaritse kunsponsoringa no kuntera inkunga, ubu ngubu sinzi ko nzabigenza''. Cameron nawe agenda rero amubwira ukuntu yakunze gufotora kuva kera akiri umwana rero, undi akamubwira ati ariko ukunda gufotora ibintu bidafite icyo bisobanura, ibintu biri meaningless. Akamubwira ati ''Ibintu ufotora rero biba bifite igisobanuro''. Ahita amujyana rero ahantu hameze nk'aho ari akamizi, akamubwira ati ''Ngwino nkwereke ibintu nkora''. Umukobwa akamubwira ati ''Ngo bwa mbere ngeze ahantu nk'aha ngaha''. Bagatangira kwishima bagenda baganira bagafatika. Paget rero abaza Cameron akamubaza ''Ese kubera iki ubana na mukecuru wawe?'' Gusa undi akamubwira ati ''Rero mbere yuko mama yitaba Imana mu mpanuka niwe wansigiye iyi kamera''. Ubwo nyine papa yahise yigira muri Suède, dusigarana ninjye na mukecuru wanjye nyine n'umuvandimwe wanjye mushiki wanjye mutoya. Paget nawe atangira kwifungura agatangira kumubwira ibyo, akamubwira ati ''Burya mama wanjye nawe ni umuforomokazi''. Barushaho kuganira rero nuko barushaho kumenyana. Ubwo rero ni nabwo Paget ahita amutumira mu kirori cy'umushuti kiba kigiye kuba, ariko bahita bagenda kugura imyenda. Paget rero batangira kwigira imyenda igiye itandukanye, ari nabwo akorera makeover wa mutipe nyine, akamwogosha ubwanwa, agakata imisatsi, akamushyira cyangwa wa muhungu yamara kwambara ukabona ahise ahinduka mushyashya, abaye undi muntu mbese. Ubwo bahita baza mu kirori abakobwa bose bagatungurwa, abantu bari bazi wa mutipe nk'inkubiswe ariwe Cameron bagatungurwa. Ku rundi ruhande Jordan rero aba ari kurira avuga ko wa mukobwa bari bamaze iminsi bacudikanye nawe batandukanye, ariko ahita agenda kwiyegeza Paget, ariko bikaba iby'ubusa kuko Paget ahita amusiga aho ngaho. Ubwo rero Jordan ntacika intege ahita ajya kuri mushiki wa Cameron witwa Brin, agatangira kumwikubaho, wa mukobwa bikamubangamira akahita yiruka akajya gusanga musaza we nyine akamubwira ibibaye byose. Musaza we kwihangana biranga rero akagenda kubaza Jordan impamvu ari kubangamira mushiki we, bikarangira bivuyemo n'imirwano, ndetse Cameron bikarangira yari unesheje wa mutipe Jordan akamukubita bihambaye. Ubwo rero Jordan abura uko abigenza, agahita afata kamera ya Cameron akahita ayinaga muri pisine, undi akayikurikiramo nyine akayifata, agasohoka mu kirori yarakaye cyane. Ubwo aribwo Paget amukurikira, ariko akamubwira ati ''Ibi birori byawe n'undi sinashaka kubijyamo, uri kungira umuntu utari we, kandi ubwo ndabizi uri kujya ku ruhande rw'uriya mutipe wawe ngo ni Jordan''. Ubwo rero ntuza Paget ataha mu rugo iwawe yababaye nawe, agahita ajya kuri Instagram agatangira kuvuga ati ''Buriya buzima bwose nerekana, uriya ntago ari we ndiwe''. Ati ''Ndi umukobwa usanzwe rwose''. Ni nabwo wa mukobwa asanzwe yamamariza ahita amwandikira akamubwira ati ''Muri iyi minsi tuzavugana''. Ubwo rero tuhita tugenda mu kigo nanone, aho Cameron aba ari kwinjira mu kigo, abantu bose bari kugenda bamushimagiza bashaka kuba inshuti ye, abamusekaga abamugiraga gute bose bashaka kumwegera. Ari nabwo ya nshuti ye nyinshi ihita imubwira ati muri iyi minsi hagiye guhita haba ikirori gikomeye rwose mu kigo. Noneho Cameron yandikiye agahita abona Jordan, akavuga ati yaba ari amahirwe meza yo kugira ngo muhangare. Paget rero yaba ari kugenda mu kigo agahita asanga wa wundi yitaga inshuti ye ngo Alden na ex we Jordan bari gusomana, akavuga ati
ati kumbe ni wowe watumye ibintu byose bimba. Bakibuka ko cya gihe ibintu byose byabaga wa mukobwa yagumishijeho telefone iri live kugira ngo asebye umukobwa wacu Paget, agahita anamukuta akamubwira ati kuva kera twari tubizi ko uri n'umukene, ibyo wajyaga byose atari byo. Nuko rero Cameron nawe aza gusaba imbabazi Paget kubera ibintu byabaye ijoro ryashize, agahita anamujyana mu cyumba aho afotorera, ari nabwo birangira basomanye. Ku rundi ruhande rero Cameron abwira mushiki we ibyabaye byose, mushiki we akamubwira ati rero mukobwa rero mukomeze unamwake no kuzagenda muri prom muri kumwe nyine nk'abantu bakundana. Baba bari muri ibyo rero za nshuti ze Queen na Arden zigahita ziza zikamubwira ati rero wa mutipe wa gasore we, ibintu byose byabaye utajya ngo uyu mukobwa aragukunze, ahubwo twari twashise kugira ngo ashake umutipe we nkubiswe mu kigo amugire umuntu uri hayi. Ubwo rero Cameron ahita ababara, akahita abwira nabi Paget, ubundi agahita yikubita akagenda. Ku rundi ruhande rero Paget aba ari kuganira na mama amubwira ati uriya musore rwose nawe amukundaga. Mama akamubwira ati rero genda umubwize ukuri. Paget ahamagara mushiki wa Cameron witwa Brina akamubwira ati nubwo biriya bintu byose byaba ariko umusaza wawe naramukunze by'ukuri, ibintu byose ntabwo byari ikinyoma. Brina rero akabyumva agahita asanga umusaza we akamubwira ati rero musaza wanjye ndatuma uriya mukobwa agucika, ati ndabyemera bishobora kuba byaratangiye nawe ariko wenda agukunda by'ukuri, twabuze mama wacu, uyu ari umuntu wagukundaga mu buzima bwawe ngo umureke umwiteshe. Ku rundi ruhande cya kirori kiraba ndetse Paget na Jordan bagahabwa ikamba nk'umwami n'umwamikazi w'umwaka wose mu kigo, ariko Paget agafata ijambo akavuga ati biriya bintu byose nerekana ku mbuga nkoranyambaga ntabwo uriya ari we ndi we, akabereka n'inzu y'iwabo rwose ko adatuye muri mansion cyangwa za nzu z'imitamenwa, akavuga ati ndetse na mama wanjye ni umuforomokazi, ni umuntu usanzwe, ati rero iri kamba rwose sinaryemera. Agahita amanuka, wa mukobwa ngo ni Arden agahita aza yitambaza avuga ati iri kamba noneho ni njyewe ugiye kuhita uryegukana, ariko ntiwemuhere kuko bahita bahamagara undi mukobwa witwa Celestin bakaba ari we bariha. Ubundi Paget yaba ari gusohoka, wa mutipe Cameron agahita amubwira ati ibyo wabuze hariya nabikunze rwose, agahita aza ku ishuri bisa nkaho biyanze bose bagahita basomana rwose, bagahita batwereka hashize iminsi bagenda batembera ibihugu bigiye bitandukanye bari kumwe, wa mukobwa rwose ubona ko bishimanye bombi, ndetse bahita bajya kwitesha za tatuwaje zanditseho losers bisobanuye abahombyi, bagenda batemberana ari nako barushaho gukundana, urukundo ntirwogere. Nuko filime yacu irangiye, nawe utaha comment naho utaha.